Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe, umugisha w'Imana ubabeho mu izina rya Yesu. Weho udukurikiye kandi weho uhora udukurikiya, ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikurebe neza. Imana isubize ibyifuzo byawe mu izina rya Yesu. Kandi wowe udukurikiye urwaye, humura, Yesu azagukiza. Wowe udukurikiye ufite amadeni, ufite amarira, humura, Yesu mu biganza bye ni umukire. Apfumbature igipfunsi cye, ahaze kwifuza kwawe kwishurira amadeni mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye muri komenti andika ngo amen. Bikubere uko wizeye mu izina rya Yesu. Hanyuma rero tugarutse nanone kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Hanyuma murabizi ni ibisanzwe, tuba tugeze mu mwanya isengesho ifunguro ry'umunsi. Isengesho ifunguro ry'umunsi ni isengesho rya buri munsi nyine nguko binavugwa. Hanyuma rero dusanga kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Aha rero iyi YouTube yitwa Kajegerezo TV ni y'abakunzi ba Kajegerezo TV ndetse n'inshuti zacu ndetse n'abantu bahora badutera inkunga mu buryo bwo kutwereka ko turi kumwe. Wewe utari wakora subscribe, ndagira ngo ngubwire ngo kanda aho handitse subscribe. Dukeneye ku ukora subscribe. Kanda aho handitse subscribe, hanyuma ukande n'akazogera tujye tubana buri gihe. Isengesho ry'umunsi rijye, ifunguro ry'umunsi rijye rikugeraho mu izina rya Yesu. Kanda aho handitse subscribe, reba aho ngaho ku ruhande handitse subscribe mu binyuguti by'umukara, hanyuma uhita wakanda mu izina rya Yesu. Urakoze cyane wowe bikoze. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Turasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasoma, turayisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 5 ku murongo wa 38. Dusome mu izina rya Yesu igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 5, 38 ndetse na 39. Aravuze ngo kandi none ndababwira nti muzibukire aba bantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora nibiba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko nibiba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. 40 ho baravuga ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Reka nsome n'uyu murongo wa 41 numvishije akomeje kugenda hajyo. Ngo ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe, umva iryo jambo, ngo zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina rihe rya Yesu Kristo. Nuko 42 ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero rw'iwabo. Imana itugire neza. Hanyuma ndagira ngo ngubwire ngo ibya Yesu ntago ari ibyo guceceka. Ndagira ngo ngubwire ngo ibya Yesu si ibyo guceceka, kuko ibyo Yesu yakoze n'ibyo Yesu yadukoreye n'ibyo Yesu yagukoreye ntago ari ibyo guceceka. Haleluya! Ntago ibyo Yesu yakoreye umuryango wawe, yakoreye ubuzima bwawe, yakoreye abana bawe, yakoreye umutware wawe, ntago ari ibyo guceceka. Ibyiza Imana yakoze, ibyiza Kristo yakoze, umwuka uhumeka, impanuka yagukijije,
indwara yagukijije, inzara yagukijije, ibyo yagukoreye ntago ari ibyo guceceka. Haleluya. Bibiliya itubwira ngo tubwira yuko intumwa za Yesu bazibuzaga kwigisha muri iri zina, ariko bo ngo bakarushaho ngo kwigisha muri iryo zina. Hanyuma ngo baza kubafata rero, barabafata ngo barabafunga, barabakubita, babamerera nabi. Bavuga ati ntabwo dushaka ko muvuga muri iryo zina. Hanyuma ngo umugabo witwa Gamariyeli hanyuma aza kubwira abanyarukiko, aravuga ati mwitonde, mugende gake. Abati ngahashize haje umugabo witwa Teyuda ngo yahagurutse yigisha avuga, abantu baramuyoboka ari benshi cyane, ariko ngo yaje kwicwa, ngo abamwumviraga bose n'abamukurikiraga bose ngo bahinduka ubusa. Abakurikiye Teyuda amaze gupfa, amaze no kwicwa, baraguye, baragenda baribagirana baribagirana. Arababwira ati si uwo gusa, hari n'uwitwa Yuda uwagomeshaga abantu benshi, baramukurikiraga nawe aricwa. Abamwumviraga bose ngo nabo baratatana nabo biragenda biribagirana. Arangije rero uyu mugabo naramukunze Gamariyeli, anjyeho gatiro n'aba bagabo rero mwafashe, ubwo ari kuvuga intumwa za Yesu, ahubwo ataba bagabo mwafashe muri gukubita, mubahoye muri kuvuga ngo bagumuruye abantu, muri kuvuga ngo abantu babakurikiye cyane, ngo kubera izina bari kuvuga ngo rya Yesu. Arangije ati mugenze gakeya, mutaza kuboneka ng'abantu bari mu ruhande rurwanya Imana ikabagwa nabi. Arangije ati mbabwiye iby'umugabo witwa Teyuda, mbabwiye n'ibya Yuda. Ibyo byose byarahitinze, birashuha, birazamuka, bigira ute, byikoza hejuru ng'akagoma, ariko byaje kurangira. Arangije ati naba nimubareke, niba ibyo barimo bituruka ku muntu bidaturuka ku Mana, tubihaye manda, nabyo bizahita birangira. Ashiramo ijambo nakunze, sifa kwa Mungu. Abati ariko niba byaraturutse ku Uwiteka, ntimuzabigwanya ngo mubishobore, ntimuzabigwanya ngo bikunde. Imana ishimwe. Abati byaturutse ku Uwiteka, ntibabigwanya ngo bikunde. Ibyaturutse ku Uwiteka ntibabiroga ngo birogeke. Ibyaturutse ku Uwiteka ntibabicunaguriza ngo byemere. Ibyaturutse ku Uwiteka ntibabitega ngo bitegeke. Ibyaturutse ku Uwiteka biba biri mu mugambi w'Imana, barabigwanya bigakomeza, barabyica ariko bikagira ubuzima, barabyanga ariko bikazamuka, babikubita hasi ariko bikazamuka. Haleluya. Arabati byaturutse kuri Kristo, ntimuzabigwanya ngo mubishobore. Ntagira ngo mpanurire umuntu wese udukurikiye, ibyo uri kubona abantu barimo bahagurukira, ibyo uri kubona barwanya, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo niba byaraturutse ku Mana, urugo rwawe rwaraturutse ku Uwiteka, ubwo bucuruzi bwaraturutse ku Uwiteka, iyo business yaraturutse ku Uwiteka, iyo moto yawe ikaba yaraturutse ku Uwiteka, uko kwishima kukaba kwaraturutse ku Uwiteka, uwo mwanya urimo ukaba waraturutse ku Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo babigwanya ntabwo bizashoboka. Ibyo ba Teyuda barabigwanya bigapfa, ibya Yuda barabigwanya bigapfa, ariko ibya Kristo ntibijya bipfa kuko biba byaraturutse ku Mana. Arababwira ati muritonde, mutagaragara yuko muri mu ruhande rw'abagwanya Imana. Rero ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, nshuti y'umusaraba, ibyo ufite byaturutse he? Byaturutse he? Niba byaraturutse ku Uwiteka, shitsa umutima mu nda.
niba byaraturutse ku Mana, shitse umutima mu iravuze ngo ntibazabigwanya ngo babishobore. Ntibazabigwanya ngo babishobore kuko byavuye hehe? Kuwiteka. Izi ntumwa ngo barangije ngo bamaze kumenya yuko iyo nama abagiriye ari nziza, ngo barabazana, ariko ntibabyemera gusa, ngo barabakubita, ngo bahita babarekura, ngo basohoka banezerewe, ngo bishimira yuko bakozwe n'isoni, bahowe izina rya Kristo. Hanyuma baravuga ati nimuzongere kuvuga muri iryo zina. Ngo ariko ntibasiba na rimwe kuvuga izina rya Yesu mu masinagogi, mu nsengero. Ndagira ngo ngubwire ngo ibyo Kristo yagukoreye ntugasibe kubivuga. Aho ucururiza ujye ubivuga, aho uhahira ujye ubivuga, mu modoka utwara ujye ubivuga, aho ngaho wirirwa ku gasima ujye ubivuga, utanga icyayi ujye ubivuga, utanga dodo ujye ubivuga, utanga yawurute ujye ubivuga, uhereza abantu serivisi ujye ubivuga, uri aho ngaho ukora serivisi z'irembo ujye ubivuga, aho ngaho muri banki ujye ubivuga, aho ngaho wicaye kuri vora ujye ubivuga. Ujye uvuga ibyo Kristo yakoze, ntago ari ibyo guceceka. Imana ihimbaza. Ndagushimiye Uwiteka. Eni tala yasika lamo elasire drum. Uri Imana ifite imbaraga. Ndagushimira yuko ibyo wakoze atari ibyo guceceka. Izina ryawe rihimbaza. Uyu mwanya turasenze, umuntu wese wari udukurikiye niyumve yuko ibyavuye kuri wowe ntago bizigera birangira, bizakomeza. Mu kwa mbere bikomeze, kwa kabiri bikomeze, umwaka urangire bikomeze, haza undi bikomeze. Ndahanuye mu izina rya Yesu, ibyo Kristo yagukoreye nibikomeze. Nubwo Satani yabirwanya, ariko nibikomeze, nibikomere mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, nuganze utegeke. Ibyo ukunda n'ibyo ushima ari byo bitubaho. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.